Bana b'Imana nimuhumure, Yesu yarababaye ariko arazuka. Kuri wa gatandatu mutagatifu tariki 3 Mata 2021, uyo gatandatu mutagatifu Kiliziya yose ibiri mu kababaro yibuka Yesu uri mumva. Ni gihe cyo gutuza, recueillement, kuzirikana bucece. Nta misa cyangwa isangira ribaho, twese ahubwo tuba dutegereje guhimbazanya ibyishimo igitaramo cya Pasika, kwishimira intsinzi ya Kristo wazutse. Kiliziya rero ikadusaba gutegereza iyo ntsinzi, tuzirikana kuri aya mayobera matagatifu y'ububabare, urupfu n'izuka bya Kristo mu mutuzo. Le silence et le recueillement ni nko kwiyakira. Duhura n'ibibazo byinshi, ibyago, agahinda, ariko bidusaba kwihangana no kwiyakira. Niyo mpamvu muri aka kanya tujya kuzirikana ku kamaro k'umutuzo, la nécessité du silence. Isomo rigiye kudufasha kwakira uwo mutuzo turarisanga mu Evanjili yanditswe na Matayo, umutwe wa 6, murongo wa 5 kugeza ku wa 6. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Evanjili ntagatifu Yesu Kristo uko yanditswe na Matayo. Igihe musenga ntimukagenze nk'indyarya zikunda gusenga zihagaze mu masengero no mayira abiri ngo zibonwe n'abantu. Ndababwira ukuri, babashyikiriye ingororano yabo. Naho nushaka gusenga ujye winjira mu nzu yawe, ukinge, maze usenge sura hatagaragara, maze sumenye ibyihishe azabikwiture. Iyo ni Evanjili ntagatifu. Bana b'Imana, Kristo naganze mu mitima yacu. Dufungura ibyumba byacu, fungura icyumba cyawe maze Kristo yinjire. Mutagatifu Thomas wa Aquino bavuga ko hari byinshi atumvaga mu masomo yigaga cyangwa yigishaga, nuko mu gihe gikwiye akajya kubaza Yesu ibisobanuro. Bavuga ko yapfundaga n'umutwe muri tabernakoro, byumvikane ko yishakiraga kumva ikivuye kuri suruse, akigerera ku isoko, akavoma kuri Yesu. Ubwo akabaza Yesu icyo ari bukore kugira ngo abyumve, nuko akamubwira ngo amwongorere icyo ari buze kuvuga, kwigisha, gukora. Thomas agatega Yesu amatwi. Bavandimwe, ikintu kiri kwica abantu b'iki gihe mwagize se ngo ni COVID cyangwa se izindi ndwara? Oya, ni urusaku. Niyo ndwara yica nabi. Urusaku, akavuyo, kudatuza, guhora mu nduru, bombori byacitse. Babiracika bakinjira mu rugo rwawe. Mubyeyi, uzafata ingunguru ebyiri, imwe uyuzuyemo amazi, indi nta kirimo. Ubundi uzafate nk'akabuye uzikubiteho zombi. Uzumva ko irimo ubusa, izavuza induru irangira cyane, igasakuza. Naho yuzuye amazi utayegereye ntabwo ushobora no kumva ivuga buhoro cyane. Ni nako bimerera abantu badatuza, bahora mu kavuyo, akajagari, induru n'imiguruko. Barasakuza cyane bagashirirwa, ntihagire icyo basigarana, induru ikaba yose kuko ntacyo basigaranye nyine. Naho batuza bagaceceka, bo bagira igihe cyo kwakira no kwiyakira, bakageraho babika bihagije ibyo bumvise, bakagira ubukungu imbere yabo. Kwibuke ko no muri Bibiliya ahenshi batubwira uburyo Yesu nawe yagiraga cya akiheza, akajya ahantu hatuje, agatuza, agasenga. Yatangiye ubutumwa bwe yiherera mu butayu wenyine mu mutuzo. Ni naho yavomye imbaraga za roho akuye kuri se, zimufasha gutsinda ibishuko no kugira ngo ubutumwa bwe buzakomeze kugira ireme, kandi akabitoza n'intumwa ze kwiherera, gutuza ku masaha akwiye igihe bavuye mu butumwa, mu mirimo, nkuko tubisanga mu Evanjili ya Mariko umutwe wa 6 murongo wa 31. Haragira hati, nuko Yesu abwira intumwa ze ati, nimuze ahitaruye hadatuwe maze muruhuke gatoya. Amen. Ikiba kigamije umutuzo nk'uyu ni uguhanga, créer, no kugarura uburyo buboneye bwo kuruhuka, gutekereza neza, gushyira ubwenge ku murongo, gushyira ibitekerezo ku murongo, kwiyegeranya, gusenga kurushaho, kuzirikana, kwikosora no kwiyumva by'umwihariko. Ugakingura icyumba cyangwa uko mu Evanjili babidusabye, ukajya ahantu hatuje, ukaganira n'Imana. Ujye winjira mu nzu yawe, ukinge, maze usenge isoro hatagaragara. Aho hatagaragara rero ni mu mutima wawe, ni mu mutima wanjye. Ngomba gufungurira Imana. Bityo rero muvandimwe, akamaro k'umutuzo ni ukwiyumva, kumva abandi no kumva Imana. Hari abantu bamwe bajya bihunga, ntibifuze no kwitekerezaho na rimwe mu buzima bwabo. Ngaho yagafashe n'iminota 5 ngo azirikane bucece ku ijambo ry'Imana, atuje, ahubwo akajyumva icyo gihe cyo guceceka kiri kumuvuna, kiri kumuhanda, wagira ngo ni ibinyabwoya biri kumubaba. Agaharanira ko nta kanya ke kapfa ubusa,
agaharina ko umwanya wose waba wuzuye très occupé, akarikurikira radio muri maximum, imiziki bomborana, akareba za filime zikangata z'intambara za byacitse, akabyina bikomeye bisirimba, akareba televiziyo, guhora kuri za ordinateur, umwanya muremure kuri telefoni n'ibindi byinshi arunda mu buzima bwe ngo bimuhuze bimurangaze. Ibi byose bavandimwe ni ukwiyima umwanya, ni ukwihunga. Salusi ni fuga, ushakira umukiro mu bigunda, nawe ubwawe ukibura ukiburira umwanya. Karabaye rero kakubayeho muri ibi bihe uzahugeza habi, uzaba uri gupfa umutima. Rero umutima wuzi tuze utakaza Imana, nawe ubwawe ukibura. Gutega amatwi abandi bidufasha kubakira mu ntege nke zabo no mu mico myiza yabo, tukabumva, tukamenya ibyo bakeneye n'ibyo twabafasha. Icyo gihe muvandimwe yo wihaye kwiharira ijambo, undi mwaganiraga dialogue, umwuzuzamo ibitekerezo byawe, gusa ariko ntube wamwumva. Rero muvandimwe, bigusaba rero gutuza ugaceceka n'undi nawe akavuga, kuko nyine ni dialogue muba murimo, ikiganiro muri kuganira mwembi. Rero nta kwikubira ijambo wenyine. No ku Mana niko bigenda. Hari imvugo y'Ikilatini igira iti Deus non est in commotu, cyangwa ngo Deus non est in strepitus. Dieu n'est jamais dans le bruit. Imana ntiba mu rusaku, Imana ntiba mu kavuyo, muri bombori. Imana ivugira mu mutuzo, Imana iba ahantu hatuje, kandi nawe iyo utuje nibwo kurusha kuyibona. Amen. Hari ubwo tujya gusenga tukabwira Imana agahinda kacu, ibitubangamira byose, ibitugoye byose, ubukene, iki cyorezo cya coronavirus kitubangamiye, tukabitura Imana. Abana bakunaniye, uwo mubana ukumereye nabi, ibibazo byinshi bituremereye, ariko Imana yo ntituyigenere n'iminota 2 yo kuyitega amatwi ngo iturangire igisubizo, ngo itubwire aho twajya kuvoma. Kuki dushaka guhereza Imana ibyacu ariko tukanga kwakira igiduhaye? Ese nuko ari twe dukize ku Mana? Twaretse Imana ikaba ari iduha, dore ko ari ikize nyine. Nubwo kumpuwe zayo n'ubundi, nubwo twayima umwanya, yo ntiwema kudusubiza kandi ikadusubiza neza ikoresheje ubuhanga bwayo. Umunsi umwe umugabo w'umukire yari afite icyumba abana n'umugore batashoboraga gukandagiramo. Yari umupfumu rero, yabikagamo ibiheko byiwe n'ibindi byose apfumurisha, ariko ntashake ko hari undi wakwinjira muri icyo cyumba. Nuko yajya gucuruza agasigaho ingufuri 2. Umunsi umwe rero ajya gucuruza amara iminsi atagera mu rugo. Nuko ifunguro ry'amashuri riragera, umugore nta gikoresho n'amafaranga y'ishuri arabonera abana. Nuko afata telefone ahamagara umugabo we, aratangira ati abana bafunguye. Umugabo muri ako kanya ahita amukupa, ntiyareka akomeza ngo mubwire ibikurikiraho. Ubwo umugabo yari yicaye ari kubarura amafaranga mu iduka rye, ahita akinga ako kanya bwangu, amafaranga yataho ngaho. Muri uko kwihuta ikale y'iserire ayikingira inyuma, agishinguraho mayiboze bazabonye ko yakingiye inyuma, zihita zinjira ziterura ya meyo y'amafaranga yari kubarura, zisiga iduka rirangaye. Wa mugabo ko ari kwiruka amasigamana ageze mu rugo n'umujinya mwinshi, afite umugambi uko agiye guhondagura umugore, impamvu abigicucu n'indangare, kugeza ubwo abana bafungura cya cyumba bakareba byose. Nuko ageze asanga za ngufuri 2 yashyizeho zikimeze kwa kundi, isoni ziramuwumba, aba desarume, abura uko yabigenza. Umugore rero amuhereza urutonde rw'ibikenewe ko abana bafunguye amashuri. Nuko umugabo mu kwihagararaho abwira umugore ati ngwino tujyane ku iduka, uhita ufata amafaranga ugurira abana ibikoresho, ujye no kubarihira minervari ku ishuri. Nuko baragenda bageze kuri rya duka, basanga riri kubahamagara. Ye baba we, byose babitwaye, abana bafunguye. Babyeyi, akajagari kararikoze. Abantu benshi kubera urusaku bifitemo ntibagishaka kumva ngo batega amatwi, ahubwo bihutira gusubiza, gukora reaction, batigeze bumva icyo wabahamagaye abashakaho. Kumva nabi bitera kumvira no kumviriza. Ese mubyeyi, uri umugabo wumviriranye akaba ahombye bigeza aha, wabigenza ute? Ese wasanga hari icyumba wakinze kirimo urusaku, ibiheko, akavuyo, uburozi, udukingo, udukingirizo, inzaratsi, ibiyobyabwenge biguhoza ku nkeke, none ukaba warazibye amatwi, ntugitega amatwi, uhora muri barafunguye, cya cyumba baragifunguye, baraharebye we, barabimenye we, amabanga yanjye agiye hanze we, ugahora mu kavuyo mu rusaku. Birabaje bavandimwe, hari abantu bamwe bagiye kujya biruka ku musozi kubera akavuyo, stress, umunaniro. Kubera iki? Nta kiruhuko, nta gutega amatwi, padorekeyoma, nta gusenga, nta gutuza ngo baruhukane n'Imana. Hari abatakibona umwanya w'isengesho wo kwegerana n'Imana. Abo mu minsi mike baziruka ku misozi, barangaza amaduka yabo,
imitima yabo yinjirwamo n'ingegera. Byabikumara iki muvandimwe kugira icyumba Yesu atinjiramo, kugira imitungo ariko Yesu atayizi? Wasanga hari inguni z'ubuzima ukinga Yesu. Ibohore, isukure, maze dutegereze izuka rya Kristo mu mutuzo. Yesu mu isakamento ry'Ukaristiya mutega amatwi, ndamureba nawe akandeba. Nubwo njye ntabamuruzi bwose, ariko nizeye ko nduzi. Yesu ngwino uzukiri wanjye, mu rugo rwanjye, mu cyumba cyanjye, mu mutima wanjye. Buri munsi uganzi wanjye, nkumve kandi nkumvire muri byose. Urakoze Yesu mwiza. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.